Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana nanone kuri uyu mugoroba mwiza n'ubundi Imana yongeye kuduha ukuganira namwe ikiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza. Duhora tubabwira ko ari inkuru umuntu yumva umutima ukaruhuka. Ni inkuru umuntu yumva akava mu rungabangabo rwo kwibaza tese hanyuma y'urupfu nzajya hehe. Ni inkuru yinjiza umuntu mu kiruhuko, umuntu akaba mu isi noneho abanye n'Imana amahoro. Umuntu akaba mu isi noneho azi ko Imana yamubereye umubyeyi. Umuntu akaba mu isi atekanye, atagikora ngo azajye mu ijuru, dore ko aricyo kinahangayikisha abantu. Umuntu akaba atazi ijuru uko riboneka, bigatuma ajya kurikorera. Na niyo mpamvu ikiganiro cyitwa ko ijuru ridakorerwa. Rimwe na rimwe biragukanga kuko utabimenyereye, wamenyereye gukorera ijuru. Ariko icyiza gihari nuko igihe umaze urikora utaribonye. Niyo mpamvu rero yo kumva uburyo ki ridakorerwa ni nacyo tugiye gusobanura, kuko umuririmbyi niwe uvuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyariho ibicumuro byawe, nyamara ngo hari impongano ikwiriye ibyaha byawe byose wakoze, ngo ni amaraso ya Yesu masa. Nicyo twenda gusobanura rero kugira ngo umenye uburyo Imana yakugiriye ineza itangaje ku rugero rw'uko ishima kuguha ijuru ku buntu nta kigusabye. Rero dusuje bene data bose baduteze amatwi cyangwa se bari kutwumva n'abazatwumva nyuma, bose turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Ariko dusuhuje n'inshuti z'ikiganiro, dufite abadukunda muri benshi ndabizi, mwashyize urushinge kunyakira amajwi zanyu, ariko natwe turahari kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ribohora umutima. Namwe mwese tugumane mu kiganiro kugira ngo nanone murusheho kugumya gusobanukirwa ndetse no kuva mu rungabangabo. Nge rero tugiye kubana mu kiganiro ku mazina ndi Nahimana Patrice, ariko ndi kumwe na bene data tugiye gufatikanya kubagezaho ikiganiro. Nanjye ndabasuhuje cyane kuko ni umunezero ukomeye Imana yazaniye abari mu isi, kuba yarohereje Kristo Yesu nguwo kugira ngo abe ari we ubera umunezero abari bababaye, abe ari we ubera ubugingo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Nanjye ngahimbariza Imana rero ko ibimpaye agahe nk'aka ngaka kugira ngo nsangire n'abatwumva kuri aya magambo meza arema ihumure ndetse agahisha n'umuntu ibyiringiro bifite ubugingo. Mbifatikanije n'abarangije kwegukana uwo mugabane, tukadusangiye uko guhamya, ariko n'ubundi nanasaba mu mutima kugira ngo ahari ab'Imana ikinguye imitima nabo babashe kutwumva, babone uburuhukiro mu mitima yabo. Kuko nubwo habaho ikiruhuko cyo mu buryo bw'umubiri, ariko hari ikiruhuko cy'iteka Imana yateguriye abantu cyo mu mutima. Ukaba ari umutima ukuwemo kwiyumvamo urubanza no gucirirwa w'iteka, ahubwo akaba ari umutima ushyizwemo ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Ku mazina rero nitwa Mushinzimana Theophile, nahera ko ntanga na nimero muri bwoherezeho ubutumwa bugufiya kugira ngo dusangire ikiganiro ndetse n'ibitekerezo byanyu tubyakire. Ni 0787 Amen. Nanjye shimiye Imana, ni Mutagatifu Salatieri ntawuhiga umugabo. Imana yongeye kutwemerera kugera ku uyu munsi mwiza, umunsi Imana yashimye ko inkuru nziza zizagivugwa ariko ikavugirwa kwizi mikoro, kugira ngo hari wowe uryamye ku gitanda cyawe, uri mu modoka ugenda, uri mu rugo, mu mirimo yawe, wumva inkuru nziza igusanze iwawe utagiye kuyishaka ahubwo yigushatse. Rero mba numva mbishimira Imana kuko ni umugambi mwiza w'Imana wo kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa urukundo Imana yakunze abantu. Nawe yagukunze wowe utwumva, aho twumvira aho uri hose Imana yaragukunze. Tuba tuje gusobanura no gusesangura iby'urwo rukundo kugira ngo nawe rwinjire mu mutima wawe, rukuzanira ikiruhuko cy'iteka ryose. Kuko umuntu ugabanye kubisobanukirwa ariko bizanywe n'Imana, nanone agubwa neza iminsi yo kubaho mu isi, ariko yanava mu isi akajya kubana n'Imana iteka ryose. Nanjye rero kuko bagenzi banjye dufatikanije gutanga ikiganiro babivuze, nanjye sindakibigera gusuhuza abatwumva, abatwumvira hafi n'abatwumvira kure, n'abazakomeza kutwumva binyuze kuri internet hirya ya none
nabo tukomeje kubasuhuza cyane inshuti zacu n'abakijijwe. Abakijijwe ubwo no kuvuga ngo nabantu bibitseho ubutungane, nabantu bafite ubutungane mu mibiri yabo, nabantu bibitseho kuba ari abatagatifu ariko bakiri mwisi, nibo tuba turi kuvuga ko bakijijwe nyine. Kuko gukizwa nicyo bisobanuye ubundi, no kugirwa intungane, no kugirwa umutagatifu, ariko ukabigirwa n'Imana kandi ucyambaye umubiri. Turabashuje rero abo bantu bameze batyo, nabantu navuga nti dufitanye igihango gikomeye kuko tuzahorana iteka. Turi mu mubiri turi kumwe, no hirya y'umubiri turi kumwe. Rero turabahobeye bose, turabizi ko badutega amatwi kandi bakunda iki kiganiro ari benshi, kandi sina hano kuri radio gusa, ahubwo ugiye no ku rubuga ijuru ntirikorerwa ku ikoranabuhanga, ukajya kuri YouTube ukandika iryo jambo ijuru ntirikorerwa, wakomeza kubona ibi biganiro bikagufasha aho waba uri hose, ugakomeza kumva umugambi Imana muremure yakugizeho ariko uganje urukundo. Imana ishimwe. Rero reka turebe ijambo ry'Imana, timujye kure nyakira amajwi zanyu kugira ngo dusangire ibyanditswe byera, ariko bikomeza kumvikanisha urukundo Imana ikunda abantu. Nawe urimo wowe twumva. Dusome ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere, dore ku murongo 67 tugeze umurongo 79. Kasome muri Bibiliya yera, haranditse ngo indirimbo ya Zakariya, ngo se Zakariya yuzura umwuka wera arahanura ati, umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira ba sogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiriye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo atunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Imana ishimwe. Wenda reka dusome no muri biri jambo ry'Imana, ho havuze ngo Zakariya asingiza Nyagasani. Se Zakariya ahera ko yuzura umwuka muziranenge, maze arahanura ati, nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, yagobotse abantu be arabacungura. Amen. Yaduhagurukirije intwari yo kudukiza, yakomotse mu muryango w'umugaragu we Dawidi. Ibyo yabivuze atumye abahanuzi be yitoranirije kuva kera. Yavuze ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu maboko y'abatwanga bose. Yavuze ko azagirira impuhwe ba sogokuruza, akazirikana isezerano ritunganye yagiranye nabo. Imana yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. Amen. Yamurahiye ko izatuvana mu maboko y'abanzi bacu, bityo tukazayiyoboka tubikuye ku mutima, turi intungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Amen. Naho we mwana wanjye uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, uzabanziriza Nyagasani kugira ngo umutunganyirize inzira. Uzamenyesha abantu be ko agakiza, uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Imana yacu igira impuhwe n'imbabazi, izatugezaho urumuri ruvuye mu ijuru, ruturasire nk'izuba, ruzamurikira abari mu mwijima bugarijwe n'urupfu, ruzatuyobora mu nzira y'amahoro. Amen. Amen. Imana ishimwe. Hano ijambo ry'Imana rikunda cyane. Yego rwose.
uyu muvandimwe Zakariya ngo yari yuzuye umwuka. Yego. Kuzura umwuka ni ukuba warababariwe ibyaha. Amaze gusobanukirwa iby'Imana yakoze ngo yuzura umwuka araririmba. Yego. Ibi bituvuze ubwo n'indirimbo muvandi. Ibi bituvuze ubwo n'indirimbo y'umuntu wakijijwe. Yego. Ni mwumva ukunda abakijijwe baririmba. Ubona umuntu wakijijwe nuko yakabaye aririmba. Urumva kwere? Iyi ni indirimbo y'umuntu wakijijwe. Yego. Ngo amaze kuzura umwuka araririmba. Ngo Imana ihimbazwe ya Isiraheli. Yego. Yego. Kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Yego. Indirimbo amazamuka kwere. Noneho ariko ahise yuzura umwuka musobanurira ko nubwo umwana avutse nka Yohani ariko avutse aje kuba integuza y'umucunguzi Imana yohereje. Hari umucunguzi Imana yohereje uje gucungura abantu, ariko kuki abantu bagiye gucungurwa ubundi bafite ikibazo ki? Ubundi kugira ngo bacungurwe nuko nyine yabisobanuye neza, yavuze ngo bari mu maboko y'abanzi. Twari twarafashwe n'abanzi, dukunda kubigarukaho ariko tuzagumya no kubivuga kuko nk'ubushize hari umuntu watubwiye ati n'ubwa mbere mbumvishe. Aya maboko y'abanzi avuzwa aha si abanzi nk'abantu, ahubwo n'abanzi nka Satani wafashe abantu. Niwe mwanzi twari dufite Satani. Adamu akoze icyaha, n'ubu niwe mwanzi w'abantu. Nabugingo n'ubu Adamu akoze icyaha ngo bya Edeni, twahise twinjira mu maboko y'abatwanga. Nuvuga ngo ikiremwa muntu, umuntu aho ava akagera, inyoko muntu abo umunyarwanda uri hanze yarwo yahise yinjira mu maboko ya Satani, kuyoborwa na Satani. Noneho icyaha kidushyira mu bukorone ku buryo cyatugize abanzi b'Imana. Ubwo noneho abanzi twari dufite ni Satani, ariko natwe duhinduka abanzi b'Imana kubera ko twagiye mu maboko y'umwanzi. Nibyo uyu muvandimwe aririmbye Zakariya, aravuga ngo Imana rero yohereje umucunguzi kuko aje kudukura mu maboko y'abanzi. Ubwo aje kudukura mu maboko y'abatwanga, aje kudukura mu gitugu Satani atwaza abantu. Impamvu abantu bajya babibonaho ibyaha, impamvu abantu ari n'abanyabyaha, nuko bavukiye mu maboko y'abanzi, nuko bavukiye mu gikingi cyo kwa Satani, ahantu tutwazwa igitugu na sekibi. Abatwumva dukunda kubigarukaho, nta muntu ukora icyaha ahubwo umuntu arakoreshwa. Umuntu yisanga ari umugaragu w'icyaha. Umuntu yisanga ashaka gukora ibyiza ariko nta bushobozi bwo gukora ibyiza afite, kuko yavukiye mu maboko y'abanzi. Yavukiye mu maboko y'uturusha gukomera, twavukiye mu maboko yo kwa Satani. Pawulo ari kubigarukaho mu Baroma igice cya 14 cya 7 mu murongo wa 14 asobanura ko ngo ahubwo umuntu ibyo aba yifuza si byo akora. Ngo ariko impamvu ngo no icyaha kimubamo, ngo yifuza gukora ibyiza bagasanga ibi biyanga byamutanze imbere. Ngo ubwo nkora ibyo ndashaka ngo sinjye ukibikora, ngo ahubwo ni icyaha kimbamo. Icyo cyaha kibamo kinjiye ryari? Kinje ubwo Adamu yacumuraga. Abantu bakunda kuvuga icyaha cy'inkomoko bakakivuga neza nk'uko biri kivuga, ariko ntibasobanura uburyo kiva ku muntu. Turaje tubasobanura uburyo kiva ku muntu. Turaje umuvandimwe bwo araririmba aravuga ati Mana uduhagurukirije umucunguzi. Dore ihembe rirabonetse rivuye mu muryango wa Dawidi. Iri hembe rije rituzaniye agakiza ngo kavuye mu ijuru. Hari abantu bajya bibeshya ngo agakiza ngo ngiye ngo umwaka utaha ngo nzajya gukizwa, ngo ngiye ngo nzajya kuba umurokore, ngo ngiye ntabwo agakiza si umushinga w'umuntu. Agakiza si ibyo upanga, agakiza si uburyo wiyeza, agakiza si uburyo wihana, agakiza si uburyo ujya mu butayu, agakiza si uburyo uvuga ibyaha ujya ukora. Ntabwo ari uko agakiza kaboneka. Ijambo ry'Imana hano rirasobanuye agakiza kariko. Agakiza ni Imana ngo ikakura mu ijuru, ngo ikazana ihembe. Aho bavuze ngo yahagurutse umuhanuzi harya, ngo yaduhagurukirije umuhanuzi. Ngo kuko agakiza kaje ni Imana ubwayo yahagurukirije umuhanuzi, iramutuzana. Twe ngo twibereye mu mwijima, twireye mu gicucu cy'umwijima n'urupfu rutwegereye, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ngaha ahantu Satani yaratwicaje mu mwijima, mu byaha, hafi y'urupfu rw'iteka, kurimbuka. Reka nkubwire ngo niba ujya wumva utinya gupfa, menya ko wicaye mu cyo gicucu cy'urupfu. Turaje tugukuremo ariko tugukuje mu ijambo ry'Imana. Niryo rifite ubushobozi bwo kukuzanira umucyo ukava mu mwijima. Noneho ngo agakiza karaje rero kavuye mu ijuru, ngo kazanywe n'Imana, ngo kakomoka mu muryango wa Dawidi, ngo ariko bibanza bihanurwa n'abera b'abahanuzi. Abahanuzi bose ngo nibyo bahanuraga. Kugira ngo mwene data nibyo baba bari kuvuga.
apana bobo ujya kubona ukuntu umuntu aratigise ngo ari guhanura wapi umwanda biri agakiza abahanuzi bahanuye agakiza ko gucungurwa kavuye mu ijuru. Yego rwose uri nka Yesaya nawe ni umuhanuzi w'Imana. We mu buhanuzi bwe buryoshye yahanuriraga abantu ababwira ko hazaza umuntu witwa Kristo agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu kandi w'igihano kiduhesha amahoro kikazaba kiri kuri we. Urumva ubwo nibwo bwari ubuhanuzi. Niyo mpamvu na Zakariya yavuze ati abahanuzi bose niwe bavugaga ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose ngo kugira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera indahiro yarahiriye abasogokuruza Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abatwanga. Ubwo nuko kuvuga ngo gukizwa no kumenya agakiza. Ariko uvuga ngo bifitanye isano. Gukizwa no kusobanukirwa agakiza icyo ari cyo. Hano bagasobanura Egyptian Summit Limited ni sosiyete y'Abanyamisiri icuruza ibikoresho byo mu nzu. Dukorana n'amahoteli ndetse tugakorana na office, ni kuvuga companies. Dushobora kukubakira office igezweho. Mwihangana batwumva bijya bibaho mu ikoranabuhanga rigatengura abantu karakanyuzemo nyine, ariko agakiza bagasobanuye ko ari ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ni icyo ubundi kitwa agakiza. Agakiza si ukujya gusenga, agakiza si ukwinjira mu idini yariyo yose. Nta dini itanga agakiza, ahubwo agakiza kabonerwa mu ijambo ry'Imana usobanukiye ko kavuye mu ijuru kandi ko Imana yakubabariye ibyaha. Ni icyo kitwa agakiza. None ngo nitumara kubona agakiza no gukizwa amaboko y'abatwangaga ko tuzajya twasenga. Rwose ubu umuntu wicaye mu gicucu cy'urupfu ntasenga. Wowe uraho uhora ufite ubwoba bwo gutinya urupfu no gusenga bireke si ibyawe, ahubwo ukeneye agakiza. Ukeneye agakiza kagukura mu mwijima kakakumenyesha ko wababariwe ibyaha, kuko nibyo basokuruza bahanuye. Nibyo Aburahamu yavuze, nibyo Yesaya mwene data ngo yaravuze yahavuze, nibyo ba Yeremiya bavugaga, nibyo ba Yesaya bavugaga, n'abandi bahanuzi bose ba Ezekiyeli n'abandi ntarondoye basobanuraga ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha kandi ko kazaza katurutse mu ijuru. Noneho ubwo agakiza nta muntu wakwikiza, nta muntu wareka ibyo yakoraga ngo ababonye agakiza, nta muntu wasenga amasengesho y'iminsi ngo ababonye agakiza, nta muntu wakihana ibyaha yibonyeho ngo ajya bivuga ati Imana ibabarire kubeshya, Imana ibabarire gusambana, Imana ibabarire kwiba, Imana ibabarire kunywa inzoga. Bya bindi uko nguko si agakiza, ntabwo byakuzanira agakiza. Agakiza kaje kazanywe n'Imana kavuye mu ijuru, imbabazi zaturutse mu ijuru. Ariko ngo bivuye ku mutima w'Imana. Umutima w'Imana yacu niwo watumye umuseke udutambikira. Imana ishimwe. Noneho ngo uzuzanye izo mbabazi ariko kugira ngo nimara nanjye kuzakira, nimara gusobanukirwa agakiza muzajye nasenga. Ariko ngo nsenge ndi umwere. Hari umurongo wa 75 Mana wanejeje ngo tuzayisenga turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Ariko abantu byaduhamagara. Nicyo nendaga kuvuga. Urumva ubundi kimwe mu bintu bijya bikanga abantu. Hari abumvisha ikiganiro ubwashize, hari uwamuhamagara arambwira ko ngo kimwe mu bintu ngo byamugoye kumva ikiganiro neza ngo nukuntu ngo twatangiye tuvuga ko turabera. Mwatangiye muvuga ko muri abatagatifu. Yaramuhamagara ambwira ati ntago bishoboka, ati ikiganiro numvaga nshaka kucyumva ariko numvishe ko umuntu ari umutagatifu ndikanga ngira ubwoba. Ariko ntekereza ko ari aho nyine wari unageze. Urumva ikintu kiba kibabaje, Bibiliya abantu barayigira, abantu bose basenga baba bafite Bibiliya, ariko noneho turabisomye mu ijambo ry'Imana. Mwebwe muri kutwumva, Imana ivuze ko noneho imaze kuguhagurukiriza agakiza inakaguhaye, noneho wasenga Imana uri uwera, uri n'umuziranenge, uri n'intungane. Iminsi yawe yo kubaho yose ntabwo ari ukuba intungane isaha imwe cyangwa umwaka umwe cyangwa ukwezi kumwe, ni ukuba intungane iminsi yo kubaho kwawe yose rwose. Uko niko gukizwa. Muvandimwe, umurongo wa 73 aho bari bavuze ngo iki? 73 bavuze ngo indahiro yarahiriye basogokuruza Aburahamu
73 nuko avuga 74 ngo ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Noneho hano hari havuze ngo Imana yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. Amen. Urumva ko twabayeho igihe kinini dufite ubwoba, kandi abanyabwoba mu byashoboye guca mu ijambo n'abatizera. Yego rwose, abanyabwoba n'abatizera kandi umugabane wabo ni mu nyanja yakumuriro n'amazuko. Yego rwose, urumva ko Imana ishimwe ko ubu bwoba ntiwabubura. Niba utari intungane imbere y'Imana, tutiriwe tubikubaza ufite ubwoba. Aranamusenga kuko kuba utari intungane bingana ko ufite ubwoba bw'uko utahinguka imbere y'Imana. Ntiwahagera utari intungane. Hari ikintu abadukurikiye baba bavuga ariko batacyumva neza, ariko ntekereza ko baba no kubyumva. Imana ni yera. N'ijuru abantu bashaka kujyamo cyangwa bari guharanira naryo ni iryera. Bishatse kuvuga ngo nta muntu uzarijyamo afite icyaha. Ntibishoboka. Niba uzi kugira icyaha kimwe uhita uheba mu ijuru ntiwakatirayo. Noneho iyo uzi kuri umunyabyaha rero bingana ubwoba. None Imana yo ngo yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izabutumara. Kandi ntiyabeshyira mu ndahiro. Urumva ko ubwo bwoba ni Imana ibutumara. Ikibazo wowe kujya kubishakira mu byo ukora ushaka kugira ngo ubintungane ushingira ku byo ukora, ntabwo ushobora kuzigera ushira ubwoba, kuko nubundi ugerageza kugira ibyo ukora ugasanga nibibi byuzuyemo. None hano hari ibintu Imana isezeranyije Aburahamu ngo izatumara ubwoba. Noneho ku murongo wa 75 urumva izatumara ubwoba ariko inadukiza abanzi bacu. Yego, ubwoba Imana itumara n'ubwiki. Mwebwe muduteze amatwi, umuntu yavukanye icyaha, muvandimwe yaramaze kubisobanura. Icyo cyaha cyitwa kamere y'icyaha. Umaze kugera mu isi iyo kamere irera. Ibyaha bijya byose ujya wibonaho. Noneho burya iyo Imana ivuze umwanzi ufite ni Satani, kuko niwe wakoroshye mu cyaha. Burya niwe mwanzi wawe. Burya umuntu ukoroha mu cyaha akuvutsa kuzabonana n'Imana, niwe mwanzi wawe. Burya abantu utekereza nk'abanzi bawe ntago ari bo. Burya umwanzi wawe ni umuntu wakoroshye mu cyaha ku buryo bigusatiriza kurimbuka. Sekibi. Uwo niyo mwanzi. None Imana yarasezeranye ngo nuwo mwanzi izamudukiza. Amen. Iyo imaze kumudukiza rero bigenda bite? Nsomera 75 nubwo twari twabisomye ngo turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Yego rwose, hano bari bavuze ngo bityo tuzayiyoboka tubikuye ku mutima. Yego rwose, turi intungane iminsi yacu yose yo kubaho kwacu. Noneho umuntu akajya asenga Imana ari intungane, afite ubwoba mu ariko uzi gusenga Imana uvuga ngo ndi umunyabyaha. Kuri ubu ese ubwo niba uri umunyabyaha ujya usenga Imana ute? Kandi yo yera, kandi Imana yera. Kandi gusenga no kuvugana nayo. Ubundi iyo uri umunyabyaha uri umwanzi w'Imana, kubera yuko uba warashimuswe n'umwanzi. Ubwo iyo uri mu maboko y'umwanzi, ubwo utari mu ruhande rw'umwanzi uba uri umwanzi we. Ubwo ntiwaba uri umwanzi w'Imana ngo nayisenge. Noneho urumva mu mwijima. Urumva ari kugira ngo ubintungane bigenda bite? Urumva dusomye Zakariya yari ari guhanura ariko ari kuvuga ibintu by'agakiza tugiye kuhabwa. Yego, ariko nanone biri gusaba ko wasenga Imana uri intungane, uri n'umuziranenge. Bigenda bite? Wakora iki? Ni iki wakora ngo ubintungane? Ahari mwe mudukurikiye muri kibazo ati dukora iki ngo natwe tubintungane? Ariko niba umuntu ufite biya turi kugendana nabisome ku murongo wa 77 natwe twongere tuwusome. Kuko ubundi kuba intungane, urumva iyo umuntu abaye intungane bisobanura ko ubwo nta cyaha afite. None se kubifite wowe urakora iki ngo ubeyo? Yego, biragenda bite ko ufite ibyaha? Umva reka tubisome. Umurongo wa 77 avuze ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Yego rwose, kumenyesha abantu iby'agakiza. Nyabune abantu mujye muvuga ngo mwarakijijwe mukinafite ibyaha, ntiwegeze ukizwa rwose. Ijambo ry'Imana se ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza. Iby'agakiza ni ibiki? Hano uyu muhano w'Ikinyarwanda bari bavuze ngo uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Yego, urumva niba uvuga ko ufite agakiza
nyabune niba uvuga ko wakijijwe ukaba uri n'umunyabyaha ntabwo uzi uko bakizwa. Yego rwose. Ntiwigeze unakizwa. Kandi bavuze ngo no kumenyesha abantu be ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Yego rwose. Ese ubwo umuntu wababariwe ibyaha ahinduka iki? Kandi intungane ngo kandi kubw'umutima w'imbabazi z'Imana. Yego rwose. Naho byaturutse ntabwo biva ku mirimo, biva ku kwihana, biva ku kwigengesera, ahubwo biva ku mutima w'imbabazi w'Imana yacu. Yego rwose. Urumva kubera Imana ishimirwa umutima w'imbabazi igira. Imana yagize umutima w'imbabazi, ishima kubabarira umunyabyaha. Kukubabarira gute? Imana yateguye umubiri wa Kristo Yesu. Ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe bimujyaho, bijya kuri Kristo Yesu. Imana irangije yica Kristo Yesu, ibihannye icyaha, ibihannye umunyabyaha. Iyo Dawidi ari kubigarukaho mu Baroma, aravuga ngo hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikira. Ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Ukuntu Imana ikubarira mu icyaha yabigenje ite? Yafashe Kristo imuhindura umunyabyaha kubera wowe. Irangije ihana icyaha muri Kristo. Bishatse kuvuga ngo iyo ibyo bintu byemeye ukabyizera, Imana ishimwe ko gukizwa, kubabarirwa ibyaha ni ukwizera iby'Imana yahamije kuri Kristo. Ngaho iyobora ibirenge bijya mu nzira y'amahoro. Yego rwose. Hari ibintu Imana yahamije kuri Kristo. Ni ibiki? Yamuhamijeho ko namena amaraso ibyaha byawe n'ubugome bwawe Imana itazongera kubyibuka ukundi. Impamvu ujya wibaraho ibyaha ntiwizeye nibyo. Impamvu ujya wumva uri umunyabyaha ntiwigeze ukizwa. Nta nubwo uzi gukizwa ari igiki. K'uyu mugoroba ukijijwe wamenya ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Ikindi gukizwa numva ari Ikinyarwanda cyumvikana. Yego rwose. Nuko nta mbaraga zawe zizamo, nugukira ariko ukijijwe n'undi. Ni igikorwa ukorerwa wowe nta ruhare ukigezemo. Nugukizwa. None se bavandi kuki mu bantu duhura nabo hanze aha umuntu akubwira ngo yarakijijwe, ngo amaze iminsi akijijwe, ukamubwira ataha tingaho mpubuhamye, agahita akubwira ingeso ngo yahinduye. Ubwo sibyo byitwa gukizwa? Urumva we yarikijije. Ntabwo yakijijwe. Ni nayo mpamvu itaguhakanira ko atari umwere. Kuko bavuze ko iyo umaze kumenya ko wababariwe ibyaha gutangira kuyisenga uri umwere. Yego rwose. Uwaruvuze we rero ntabyemera. Yemera ko ari umwere, avuga ati narakijijwe ariko ndi n'umunyabyaha. Nose wakijijwe iki? Ukumva ntari kukimenya kuko aracyarafite ibyaha nyine. Afite n'ubwoba. Kandi biba binasaba ngo abantu babyumve neza yuko izo mbabazi n'ubundi z'ibyaha tizabaho amaraso atavuye. Yego rwose. None nimba baravuze ngo nakoze ibi umbabarire n'Imana imbabarire, amaraso ari muri ibyo bintu nayahe? Urayakura. Amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Amaraso atagira inenge yavuye abasha kudatwikira ibyaha, ahubwo akabikuraho. Nyine se nayahe? Sayuyu Yesu se woherejwe n'Imana aje gukiza no kumurikira abari batuye mu mwijima kugira ngo bakizwe nawe. Urumva muvandi ibyo bintu uvuze binateye ubwoba. Ku rundi ruhande amaraso atavuye umuntu ntiyababarirwa ibyaha. Ubwo uziko uvuze ngo bisaba urupfu. Kuko urupfu nabwo ntirwaboneka, amaraso ndiyaboneka nta rupfu rwabaye. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero abadukurikiye ariko urupfu nabwo bw'umuntu udafite inenge. Kuko urumva abantu bakwiye kwemera ko urupfu rwabo ari Kristo warupfuye. Kristo niwe wapfuye, amaraso arameneka, ariko ameneka adafite inenge. Niyo mpamvu Imana yakubonyeho ikwita umuziranenge, ni ku mpamvu z'amaraso adafite inenge. Nutabyemera aho ngaho ubwayo iyabonye ibonye amaraso Yesu avuye, niyo ubwayo yatanze itangazo. So umuntu waritanze yaravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi, ngo nuko nguko yazaniye abantu amahoro. Urumva amaraso adafite inenge, urumva niyo yamenetse agira umuntu umuziranenge, ariko asimbura urupfu rwawe. Ubundi ni wowe wakabaye upfa, ugapfa nyine burundu ukarimbuka. Ariko Kristo w'umuziranenge arapfa, ariko amaraso arameneka, ariko ameneka ari amaraso azira inenge. Ayo niyo akwezaho ibyaha byawe byose. Ni nayo nyine hari nk'ukuntu abanyedini bajya baririmba ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo mbonye ngo amaraso, iyaba wari ubyizeye
nyine ayakubona hakakwita umukiranutsi. None se ubwo waramutse wabyizeye urumva twavuga ko turi abakiranutsi ukikanga cyangwa ukavuga ngo ntibishoboka, cyangwa ukavuga ko bidashoboka? Ntiwumva ko utakijijwe, ntiwigeze ukizwa. Tandukanya agakiza umuntu yakira no kwikiza kwawe. kandi gukizwa ni mu mutima, Ego kandi rwose. umuntu ni umutima. Yego. Umutima iyo wemeye kuri intungane n'umuntu urabivuga, Ego uravuga rwose. ati ndiwe. Ego. ariko umutima uri kukubwira ngo uri umunyabyaha, umuntu uhita uhakana ko nta ntungane ibaho. Yego rwose. Birasaba ngo Imana ikwemeze mu mutima rero ko yakugize intungane ku bwa Kristo. Niho wanabihamya burya, kuko ndishobora kubihamya ucyumva mu mutima wawe uri umunyabyaha. Birasaba ngo umenye ko operasiyo yagenze, ibyaha byawe koko birahari, kuko bavandije n'abantu bajya banatubaza ndetse ibyo bintu hari nk'uwegeze ambaza turangije ikiganiro ubushize, yarambaje ati ibyo bintu tiko numva byaba ari byiza umuntu abaye intungane, ariko se ndyemere ndeka ko njya mbona mfite ibyaha ndabikora nde? Niyemera ibyo Imana yakoze n'ibyo yavuze kuri we. Yiri kuvuga yuko ariyo yahagurukije ihembe, ari nayo yogize umutima mu mutungo Imana igirana imbabazi. Imana n'umutunzi w'imbabazi, imbabazi nyinshi zayo rero niyo yakoze icyo gikorwa. Ishaka umucunguzi, imushakamwe amaraso atagira inenge arayatanga, ihita ivuga ko wowe wari wicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, niwemera ibyo irafata ibirenge byawe ikabishyira mu nzira y'amahoro. Ego rwose. Ukabaye umwere none ukajya usenga nta bwoba ufite. Ubwo rero ubwere umuntu ntabukorera, ahubwo umuntu arabwakira. Ego. Niko kantu kaba gakomeye. Nyabune musigeho gukorera ubwere. Tibukorerwa. Dore imyaka mumaze mukora muracyari abanyabyaha. Ijuru ndikorerwa. Mwakira ubwere hubwo. Ubwo watubajije ngo ni gute ijuru ridakorerwa, abyumvira aho ngaho nyine ko turi kuvuga. Tirikorerwa Imana yaritangiye ubuntu, ariko izanye umuziranenge, atanga amaraso ye ayamena ku bw'ibyaha byanjye nawe utwumva, kugira ngo igihe uzabyemerera nawe ubarweho ubuziranenge bwari mu maraso yakumenewe. Ego rwose. Kuko ijuru ridakorerwa ni ikiganiro gitambuka kuri Country FM buri wa kane saa 2 z'umugoroba. Iyo tuvuze ko dufite ubugingo tuba tuvuze ubugingo bwari mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Kristo niyo yararimo ubugingo bw'iteka ryose. Iyo tuvuze ko dufite ubugingo rero tuba tuvuze ko dufite ubugingo twaronkeye mu maraso ya Kristo. Ubwo tuvuze ko turi intungane tuba tuvuze ko dufite ubutungane twakuye muri ayo maraso bwa Yesu. Ubutungane bwa Yesu dufite. Yego rwose. Nta nenge bufite, nta niyo buzagira. Kristo ubwo niyo wari ufite amaraso atagira icyaha, atazanakigira. Ego. Ubwo nijya abantu bakeneye ibyo nyine, ukeneye kwisunga Kristo. Izere Kristo rega Imana ikugira intungane. Abaroma 10 ku murongo wa 10, umutima ni w'umuntu abyizeza, Imana ikamubaraho ubutungane. Imana ishimwe. Ubwo uwabazaga ati mu bisoma he k'ijuru ridakorerwa, numba mu ijuru hajya umuntu w'intungane, ibyanditswe bikaba bivuga ngo ibaha kuba intungane bibahereye ubusa. Nimba ubutungane ibibuguhereye ubusa, kandi ubwo butungane akaba ubwo buguhesha kuba mu ijuru, nyine urumva ijuru atari ubuntu. Ibagira intungane, bagirwa intungane n'Imana ibibahereye ubusa. Abaroma 3:24. Bagirwa intungane bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. None se nimba uri intungane nyine ubwo ntiwajya mu ijuru cyane. Ijuru ni ubuntu bavandimwe. Ijuru ndirikorerwa. Tumwongeraho uyu murongo uri mu Baroma 4:5 avuga ngo udakora rero ahubwo akizera. Akizera utsindishiriza abanyabyaha. Kwizera kuwo kumuhwanira no kuba intungane imbere y'Imana. Udakora ubwo ni ubuntu rikorerwa. Hari n'abandi babajije Yesu kubera ko abantu bamenyereye gukora, dukora ibiki ngo tube dukoze imirimo Imana ubundi tuzajye mu ijuru. Arabasubiza ngo umurimo w'Imana ni umwe, no ukwizera uwo Kristo yatumye, ukwizera w'Imana yatumye. Urumva kujya mu ijuru wemera iby'Imana yahamije kuri Kristo ukaba uraribonye. Nuko twaribonye bavandi, twaribonye tudakoze, kwizera gusa. Twemeye iby'Imana yahamije kuri Yesu, ubundi Imana tugira intungane. Nukuri. Kandi Imana ishimwe, njye nshimira Imana kandi nayo nzira gusa. Naho yashyize inzira honyine, atagira uza kutwumva akagira ngo hari ahandi uzacu ujya mu ijuru. Inzira niyo nudacaho ntuzarijyamo. Inzira y'umusaraba ni imwe, ni ya Yesu. Niyo mpamvu umutima wawe
ugomba kwejeshwa no kwizera yego wizeye Kristo Yesu. reka none se mbe Imana ikwemeye kuko we wizeye ninde waguhakana nawe ntiwakwihakana. yego rwose abantu barashaka gusangira natwe ikiganiro katubaho umurongo duhamagareho wihuse baduhamagaraho MTN 0782 44 21 25 0782 44 21 Airtel ni 07 83 5 07 83 5 muduhamagare dusangire ikiganiro. Halo, Lamra, muraho neza? ni wa muhungu wanyu hano ku Baporo. witwa nde? Antoine. Yego Antoine. Tubwire. Turi kumva ikiganiro cyanyu turumva ari sawada. Wumvisha iki? Numvise ari ibintu byiza cyane ahubwo. Tubwire mu nka bibiri. Numvise yuko ijuru ridakorerwa. Yego. Numva yuko iyo umuntu yizeye Yesu aba ahindutse umukiranutsi. Bikure ku bandi noneho byishyireho. Noronge nizeye Yesu kuva navuka. Ari ntari nemera yuko nababariwe. Yego. Ariko nkimara kubakurikira numvise ikiganiro cyanyu nimera ntashidikanya yuko nababariwe by'ukuri. Yego ntwa. Kuri ubu uri intungane imbere y'Imana. Nta kintu njya nibaraho. Nibyo. Uko nkibazeho nabasubije Yesu ku musaraba. Nibyo tugushimiye Imana. Muzasure. Nibyo tuzabikora. Yego murakoze. Yego. Halo? Turakumva wongera ijwi. Inde? Manuel Igiheke umukunzi wa Radio Country FM muri kiganiro ijuru ndirikorerwa tubwire. Cyane kiganiro mwatugejeje ariko je niyo nifunguye nekira mangi yanjye nari wakererewe ndabakurikirana ariko ndafata aho bigereye ukunda kudukurikirana turabizi none Manuel kuri ubu se nyine wumva ntabwo bugifite uri umwere yo senga uvugana n'Imana umvura intungane yena nakira ko bafite imbere y'Imana urakoze cyane urando tatari kumva neza ariko tugushimiye Imana Manuel ujye udukurikira aho ngaho Igiheke. Manuel no mukunzi w'ikiganiro katwumve nundi. Halo? 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 Turakumva urinde uherereye he? Muri bande muherereye he? Yego. Witwa nde? Tubwire niba ntacyo bitwaye amazina yawe. Yego David. Tubwire icyo wumvishe mu kiganiro. Wumvishe iki mu kiganiro ijuru ndirikorerwa? Jira muri karerwa. Yego. Kirangiye ikiganiro ntabwo nacyazitega neza. Hari icyo wifuzaga kubaza se? Hari icyo wifuzaga kubaza? Yego. Ngaho baza nta kibazo. Baza niba ushaka kubaza. Ashaka kuba atari kutwumva neza amarezo wenda atameze neza. Kumva ari gusiguza cyane. Hello. Hello Country FM. Yego neza. Yewe. Nese gute? Ni sawa urinde uherereye he? Halo? Halo? Yagiye. Halo?
turakumva muri bande muherereye he? Nshimiyimana Jean Claude mperereye i Rusizi Igihango. Yego Claude. tubwira icyo wumvishe mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Numvishe ko ntacyo wumvise turi gusobanura. Allo turakumva. Country FM. Yego niho wahageze. Abasuhuje cyane. Turakwishyuye mu izina rya Yesu. Iganiro nagikurikiye. Tubwira icyo wungutsemo. Ubwo ni Olivier hano ku Nkombo. Yego Olivier. Icyo nungutsemo ndumva rwose ibyo bintu ari byiza ariko hari ibyo ntasobanukiwe. Tubaze. None se nk'ubu umuntu agiye akora ibyaha ariko yizeye Yesu Kristo ubwo yazabona ijuru. Icyo ni kimwe utasobanukiwe. Ibyiza wumvishemo ni ibihe? Ibyiza numvishemo nuko kwizera Yesu gusa ngo bituma ubona ijuru kandi ukanaba uri intungane. Nibyo byiza wumvishemo? Nibyo byiza numvishe. Gusa sinumva icyo cyaba igisubizo cy'ikibazo cyawe. Abizi. Ahubwo ibyo byiza wumvishemo nyine n'abari byo wemera nyine birimo igisubizo. Yego nanjye ndabyumva. None nyine iyo wemeye. Yego. Imana ikwita hano twasomye ko ngo ihita kwita intungane ariko ikanabikugira ngo iminsi yawe yose. Yego. None se umuntu nyine ubigizwe n'Imana tuzi ko Imana ishobora byose se? Yabishobora da. Noneho rero ubutungane Yesu yatunganye nibwo Imana ikwihera. Yego. Yesu sari cyaho uzigeza akora? Ntacyo da. Ubwo butungane bwe rero nibwo Imana iguhereza kuko nawe ibyaha byawe nibyo nabwo bahereje Yesu. Yego. Mukagurana. Yesu abyemeye yahise apfa ariko nawe iyo ubyemeye nawe bintungane. Yego. Fatiraho rero umutima wawe wemera ibyo bintu ubintungane kuva none no kugeza iteka ryose. Sawa murakoze. Turagushimiye nawe urakoze. Na message? Allo. Amahoro Vandi. Amahoro meza Dama. Mandishimye Imana nyine kukuntu nyine yangize nanjye. Yego. Ibintu nyine no guhamya nanjye byambayeho. Mutima wabaye umwere aho ngaho wibereye ku Rusonyo. Gutyo bundasenga nyine kuko Imana yari yavuze ko ibisho by'umwanya hari kiziri imbere yayo. Yego. Irangije ngira umwere nyine kugira ngo mbone uko nsenga. Udafite ubwoba. Nsenga rwose ndi umwanda umuziranenge ariko bitavuye ku mirimo yanjye. Bitavuye ku bwera Imana yambonyeho bwanjye ahubwo ubwa Kristo yambazeho nibwo yarebye iranyemera nyine ku buryo nsenga nyine numva ntabwo bafite imbere yayo ni ubunganye rwose. Kubera ko wavuye mu gicucu cy'urupfu. Urumva umuntu agenda nyine yabimpunyi ari mu gicucu cy'urupfu ariko atazi n'uko yashyizwemo. Ko twajyanye nyine bunyago n'umwanzi ariko dushyira ngaho muri Edeni abaye dushyira ngaho mu bubasha bw'icyaha. Ariko Kristo araza bari udukuramo nyine. Aratugobotora muvandimwe. Aratugobotora nyine aduha agakiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha atari kureka ibyaha. Yego. Hari uri kubaza ngo none se mvuze gukora ibyaha ntabwo kwizera Yesu bivuze gukora ibyaha ahubwo bivuze kwizera ni ukubabarirwa ibyaha. Umurongo wa 75 bavuze ngo turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Ni iminsi yose ntabwo ari umunsi umwe ntabwo ari kwa kundi ujya kwiguhangira gusenga ngo mbere yo gusenga ukabanza ngo wihane ahubwo buri gihe uko ugiye gusenga ugenda uri uwera ari umuziranenge utagaho imbere y'amaso y'Imana. Amen amen. Abantu ibintu byangezeho nyine nanjye numva ndabuhutse kandi ngiye kuri radiyo. Nanjye numva nyine mu mutima wanjye ndamahoro. Kuryo nyine nta rubanza nicira. Yesu yari yavuze ngo dore kwiteguye ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Njye narangije kwitegura. Ntiwasuhuza abandi bameze nkawe se bakumva? Intungane zose zo mu isi zibasha kunyumva ndazisuhuje zateganyijwe na Kristo. Nibyo rwose Damascene ku Rusonyo. Ndabasuhuje bose mu izina rya Yesu. Turagushimiye cyane urakoze cyane gutanga inyunganizi. Imana ihimbaze. Komeza ugubwe neza muri Kristo Yesu. Yego. Damascene ngo bamugobotoye mu mwijima nawe. Yego. Ngo bamushyira ahantu asenga adafite ubwoba. Allo?
Allo? Alo? Oui. Mwiriwe abera. Mwiriwe neza, urinde uherereye he? Wayigeze Manuel i Rubavu. Uri Rubavu. Manuel. Hanyuma wadukurikiye mu kiganiro Manu? Nabakurikiye kandi na mbere narabakurikiraga suko. Turabizi ko ujye dukurikiye. Narabuze rwose ngababara buri kuwa kane ngawubura ko byagendaga buno nabafatishije. Meze ute Manuel? Meze neza cyane ndashima Imana rwose ndi gushinga gashingura ndashikandi. Umutima wawe bimeze bite? Umutima wanje meze neza kuko Yesu yaranyishuriye. Anyishurira ubundi kuko nda giciro cyo yigeze gushira haravuga ati kuva ngo itangiye ngakugira umwere nanje uzambereza bino bisabwa yabingoreye ku buntu. Ariko Manu Tereza urakijijwe cyane rwose. Ngaho bwira abantu ko umuntu akizwa. Dore ngaguca mfite kuba ngaguca abanzi banje bashobora kunyirukangaho. Noneho wambona ukavuga ati uriya muntu uko biri kose bari abanzi ntabwo ari bubakire bari buze kumwica. Wazawurira nkahandi ukambaza ngo babandi ngo bakize gute nakubwira ati ari umuntu wandokoye. Ati rwose ewe bari bangiriye nabi nagiye muwe cyangwa arandokora mu buryo bunaka. Ubwo no kuvuga ngo na Yesu nawe yasigize abarokore kubw'amaraso ye akatugira ku musaraba tukabindi wungane. Guko murivuga tutabyikeshejeho tukatubikesha Yesu Kristo. Ubwo ubwiye abantu ko umuntu akizwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Akizwa n'amaraso ya Yesu Kristo ariko nawe yamaze yo kumenya yuko yamukijije. Nawe ari ibintu bimuhindura ikamwerekana yuko yakijijwe yuko nawe ari umwana w'Imana. Sawa rero uba wakoze cyane kudukurikira. Ubutumwa bwiza tuba tubwira abantu nuko nyine Imana yababariye ibinyujije mu rupfu rwa Kristo Yesu. Cyane rwose. Ariko twanasobanuraga ko iyo umuntu amwizeye ababarirwa ibyaha bye byose. Kuwa kane saa mbiri za nijoro nazaga ndashiraho radiyo yanyu ngayibura ngababara cyane ariko nongeye kwishima ku buryo bugaragara. Yego. Abantu benshi baranacari mu mwijima bagatanga ibintu byinshi cyane bikomotse mu maboko yabo kugira ngo babone iryo juru ariko ntabwo bari bahereza wenda ubuhamya bwemeza yuko yarikoreye yaribonye n'ubundi banarasari ko batazangara kuri iyo mirimo yabo ikagera kuri na kabiri. Harya Manwe ubwo uri mu we murenge Manwe? Mu murenge wa Sanzadwe. Turagushimiye rero usuhuza abantu bo muri uwo murenge bose batwumva. Cyane rwose ndabasuhuza rwose. Urakoze. Namwe murakoze cyane Mane wahereze mu gitamindi cyane. Ariko hari ikintu Manuel avuzemo, umuntu aba yararikoreye akaba yararibonye nawe yahamagara akabivuga. Kuko kugeza none buri wese aba ari kurikorera. Ariko mu bantu bose njya numva bari kurikorera ntawe urahamya ko arifite. Yego. Nta n'uwabihamya. Turabizi ko nta n'uwo tuzanabona hano ku izi mikoro n'uwabivuga yaba tubeshye kuko Imana niyo yavuze ko ridakorerwa. Ubwo umuntu uzajya uhamagara yararibonye azaba yararikuye mu kwizera Kristo. Baduhamagara iminota iracyahari. Wari wanditse message ngo tubibutse umurongo cyangwa se nimero ya telefone 0782442125 Airtel twavuze ko ari 07838305. Muduhamagare mu minota mike tugifite tubakire tuganire. Allo? Allo. Turakumva. Kandi fumura. Yego. Jonathan ari kunkana. Inde? Jonathan kunkana. Yego Jonathan ihutesha tubwire. Nanjye twemeza ko ijuru ridakorerwa kandi se. Mwarakoze cyane muyobora benshi mukaba muyobe bari mu pejo ntabwo rikorera. Wowe meze ute mu mutima kuri ibyo? Nanjye nyine ku mutima turenganywa 100%. Wararibonye se Jonathan? Ijuru ko ridakorerwa nararibonye, naritsindiye ko ridakorerwa
ake waribonye binyuze mu zihe nzira urarifite yagiye Jonathan agenda agiye atadusobanuriye Jonathan reka twakira undi nta message irazaho message yaje ni yabyiringiro n'ubundi uriya wari wavuze nyine yuko ngo rikorerwa aracyanavuga yuko ngo wenga azakomeza kurikorera ariko aho naringarutse naho yavuze ngo mu byanditswe ko nguvuga ko hello turakumva turakumva tubwire ikibazo ufite isi nk'ubu uramutse uri umunyabyaha ukora ibyaha bigiye bitandukanye ukizera Yesu Kristo byonyine ngo bishobora gutuma uba intungane mu maso y'Imana ari ibyo gusa ukoze bigakunda muri Yesaya bavuga ngo nubwo byaba bitukura tukutuku ko Imana kugira umwere ukera nka sheregi ibidashobokera wowe rero Imana ijya bishobora kuko yo yitwa ishobora byose mu bintu yashoboye rero no kugushakira imbabazi nyinshi zisumba ibyaha ufite yarabirangije rero ahubwo wowe ikigukomereye ni ukwemera ko ibyo iri kukuvugaho ari ukuri ukabyizera gusa ikakugira intungane mu maso yacu nyine kubyizera niko kwemera nyine kubyemera ubundi ububyizeye kwemera ko Imana iri kuvuga ko yakugize intungane kuko ibyo yakakuryuje nibyo yaryuje umwana wayo iramwica wagombye kwibaza icyatumye nyine Yesu apfa nyine ugahita umenya ko ari impamvu z'ibyo nyine byawe kuko ntiyari gupfa nta cyaha afite ahubwo yajyanye ibyawe bimujyana mu rupfu ubwo kugira ngo nawe ugirwe intungane nk'uko nawe yagiye mu rupfu agizwe umunyabyaha n'ibyaha byawe birangana uko yabaye umunyabyaha niko nawe uba intungane yabaye umunyabyaha atabikoze nawe uba intungane nta by'ubutungane ukoze ahubwo ubihawe Yesu aho ngaho yarabivuze yivuga aravuga ngo erega ngo umwana w'umuntu ariwe wivuga ngo niwe wenyine ngo ufite ububasha bwo gukiza abantu ibyaha byabo ubwo rero ntibishingira ku bwinshi bw'ibyo ufite umuvandimwe yarabivuze ngo nawe byatukura tukutuku ufite ububasha bwo gukiza abantu ibyaha ni Kristo Yesu niko Mariya yabwiwe akimutwite yarabwiwe ngo uzavuga uzamwite Yesu ngo kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo ntabwo bazabitwikira ahubwo muri we afite ububasha bwo kubikiza niyo mpamvu yitwa umukiza murakoze banyita Amosi murakoze nawe narasubiza umuntu avuga ngo wiyitanga intungane aba yise Imana inyabinyoma twakira uyu muntu alo Country FM alo muraho neza ninde wacu de telefone ya Kunyundo i Rubavu Kristonia Telefoniya umuvandimwe wanyu ihutisha iminota yashize tubwire inyunganizi Imana ishyize ku mutima wawe ndishimira Imana uko yatugize yego ikaba yaratubabariye ibyaha byacu burundu 100%. amen biciye mu maraso ya Yesu yego rwose nguko nyine umuvandimwe Zakariya yagize umwuka wera agahanura ubwo ibyishimo byari mu mutima we nibyo biri ku mutima wawe yego rwose Imana yari izanaduhagurukiza isende iturutse mu muryango wa Dawidi maze akadukiza amen twebwe twari turi mu bubata bw'umwanzi turi mu gishyitsi cy'urupfu kandi kaduhindurana abazima na Kristo yego rwose kandi kimwe cyane isingizwe iteka turagushimiye inyunganizi utanze n'abandi badamu bumve ko hari abantu babaye abera b'abadamu bafite gusenga Imana nta bwoba bafite usuze bene data ku Nyundo gutya ndi gushimira ikindi cyo noyishimira
nyine tukiri abanyabyaha ntabwo wari wosenga Imana wumve ngo hose ariko Imana ko turi ku musozi w'ibyiringiro yego kuko Imana yari yaravuze ngo abayishaka n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri yego bene abo akaba ari Imana yari ishaka ko bayisenga amen Imana yabyemereye rero ko turi kuyisengera muri Kristo Yesu yabyemera turagushimiye cyane usuhuze bene data bose nzabasuhuza nabo barambwiye ngo mukomere cyane yego iminota hari yatuye iri kwerekana ko yarangiye ni gato navugagaho kuri uvuga ngo umuntu wiyita intungane ngo aba yise Imana inyabinyoma ariko ubundi ntibiheshwa agaciro n'ibyo wiyita ahubwo uw'Imana yagize kuba intungane uwo nguwo aba ari intungane ibagira intungane ibibahereye ubusa iyo ngiyo yadushinje ubunyabyaha tuvuka muri Adamu niyo yatanze Kristo Yesu kudukiza ibyaha byacu noneho ngiyo ngiyo ngo ntihabikiduciriye urubanza ngo kuko itwita abera ubwo ariyo yatwise abera rero turibo tutabyiyise ahubwo twabigizwe nayo cyane umuntu wiyita ahubwo aritwa atanga nomero zawe nimero za Theophile ni 0782 799 Mutagatifu Salatiel ni 0788 61 63 14 82 Tigo ni 0722293120. Patrice ni 0783 167 mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro naho buta Imana ishimwe cyane dushimiye Imana nanone kuri uyu mugoroba mwiza n'ubundi Imana yongeye kuduha ukuganira namwe ikiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza